Karayamba muze enda hano ibiki kakanuka kari he agaki kari he agaki kari he agaki sinone ndagashaka ariko ndagashaka ego bikira njaka nyirishe shafu ndi quartier agaki kanyirishe njyewe wize amashuri ahagije vuye madonko njyewe kanyiri ndagashaka kandi ndagashaka ngaho kanyirishe njyewe usaze kumanwa ndavuze ngo ndagashaka ego agakisi kakanuza kawe ariko ndashaka kanuza kawe ngaho none ubundi abimenye ibingibi ari ibiki agaki kakanuza nyine kakane kagasyuguri kagahungu kawe gahungu kanje niko ushaka nyine ku myaka si kambeshe nge ngo kambeshe kakubeshi yakubeshe iki kaba ku myaka ni kana ku myaka wintukira umwana se nananje abayakana katabako atenda uyarinda nisura bapima ujurita abana bawe twana nta soni ubwo inyowe n'ibyari byo yagukoreye iki ndavuze ngo ndagashaka kandi simbaro nakabonye nese umushakiri simbaro nakabonye kawe burandindagira ndikukubaza urushakiri uravugisha gutyo inzu yagurishwa n'ibirimo byose ukayigurisha sina yagukoreye iki njyewe chef ndikari cyavuga si utuje mutontoma wa kibuno ubundi gurituraga umusarani vuga utuje niki mwapfuye njyewe naya amaki nayampe amakisi nayampe bitari byo ng'ibyinzira gurishwa nangaga kuvugana wagiye mwese namaki ya ndi kukubaza nsobanura mwapfuye iki nayampa yanjye wamuhaye amafaranga gawe se kandi atavaho n'agace k'icumi wagamuhereye he muze kari akantu kawe gatinyuke koko gasyuguri kameze nk'urudodo kanyinishe njyewe n'ibiro afite byanjye kanyinishe ibiro si wagize umubyimba nibwo mutumbararo nyine ndi kukubaza wamuhaye amafaranga gawe jya afite amafaranga 300 ego bikira mari yuzuye wagamuhereye he ku myaka gufite amafaranga 300 ndakubwiye ngo arayampa bitari byinzira gurishwa nta nugaheruka no kurara wagamuhereye he njyewe amfite amafaranga yuzuye nkubwiriza ukuri nta n'icyatanu kibura akangaka aruzi n'200. Numbinya nayo mbwiri kujacisha mikaza hani minwa ziri kuyaga ndetse wagamuhaye mwahuriye mwamuri gupanga igihe gahunda nyamara arayampa cyangwa uhitamo kugurisha ino nzu ngenda yigurisha ndetse uragurisha inzu ye ngenzi by'amategeko wampaye iki suri umuhungu we nagurisha ntabwo ari umuhungu we yasigurisha ndayigurisha nyine niza amategeko ngo nge niza amategeko nushaka uje kugigira ikuzimu uretse uraje kungurisha inzu nje wagahaye umwana wawe si umwana wawe ahubwo si ubwo nimara muhago amafaranga ubazagaruka inaha yaraheshe yararangije ahubwo si ubu wamenyura mubariza heye musore hubwo musane ndamusuhuza abaga nta nubwo muheruka mu rurugo niyo mpamvu sha kitari kunyikoza kitari kuza gukora mu nkono mu bijumba kiragajya mwaye muri gupanga si yihe gahunda nje amfite n'300 rega byuzuye kuri nawe uri ikirima rimwe ukamuhaga amafaranga nta n'inyandiko mwaye muri gupanga ibiki amashuri ifite ndikirima rimwe njyewe ntabwo bikira Mariya we singaho ndisi noneho uraza kubona ko ndikirima rima iyi nzu ndangije kuyigurisha nje kuko iby'amategeko narabyize urangije kugurisha iki iyi nzu ngagurisha se ndagurisha ibeshe gurisha wabaye iki muzari ibintu no gukina se basi wibuntu muri yago maso ndavuze ngo muzane tujye kumushaka nimba tujya kumushaka iyi nzu ndayigurisha none se ubu kankwerekere uza ahantu wagisanga kwibarabara nko kukabaya niho bikundaga kuba biri zirambura mukuru afite ibigare bagendanaga ibihungu bimeze nk'ibihwini n'ingo by'ibisitari n'ibiki ubu banagarangije tubundi natashe nsanga inzu yose ni itabi n'umusaka kukabaya subu uramubu arwo amafaranga sisha cyangwa sisha nanje ibibazo nifitiye nta na mituweli n'ubwo mbonuko wabona kitaga cyegese nanje ntariyeho wenda n'uturaye tugende rero twagikura he aho ngaho nyine urimo gukeka uretse nkwereke mu rufunzo kukabaya
umuhondo mu bibuti no mu mukoki aho hantu reka tumaze tugishakiye muri borodire kanze nkwere muze ntawe urya kanje magaheze kare magana 3 yose baragamuhaye ewe data we uramwana ntabwo muzi ntabwo uziko kugira ngo uramwana umuhaga amafaranga nibande nincece nincakura turamukura he inesa ahunge ntabwo hazi nese tumanze ngiyo ariko nta anza kuretse none si ujya guca he iyo nzira nimbi ariko sisi yafuwe aho hafi biradusaba kuja guca mu mpinga twashangaha agahita tugamuducanga abantu ariko se waje tugaca byanda dushangaha ariko cyangwa duca niyo nziza tugenda duca ariko iyo nzira ntabwo ari ariko se yo aha ni mu mikingo aho nyine cyo duca aho ni mu mikingo nyine si iyo bo duca gatugenda ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva inzira nziza ni iyi ngiyi iyi nayo ni impamo umva reka duca ahangaha aha niho nakubwiraga nyine bite cya makuru niko umva se ntawaturangira ashaka ku myaka umuntu ntazi ukuntu mumeze turi kukubaza umuntu witwa ku myaka ntawe wamuturangira ku myaka umushakira iki ko mumeze gute turangire we ibyo bintu ntabikureba turangire shatubwira ku myako twaturi ku mwantu mu mukoki mu mukoki antu twari twicaye sinakubwira tuba twacira hijya mu bibuti oya ntago mwayobye inzira muri moniyo iragerayo mukomeze guca murore ahantu guca habaga inka kera murahita mubona ibyatsi birebire ahantu niho yicaye ni ku bibuti buriya bya Stanislas sha ni mukihagera murahita murumva bari mu rusaku ni benshi bari gusakuza okay chiba nasi wavanye ari kumwe n'abandi ari kumwe n'abantu benshi bari gusakuza numva bari bafite urusaku no mpamvu navuye bafite urusaku rwinshi ko bameze nk'abantu bari gukina amakara ubwo aho ngaho niho bari niho umurera mukihagera leta mubumva bafite urusaku runini cyane tumenye ikibazo kinamwereke ya mbere ngiye karoso urayifite rega mano ndarya hako se nturi kunyiba mwana shibuka robani ya kabiri shibuka wampaye igesuka mama dore abantu utazi n'ubwenge no ninduriye ninde ugomba gukina ni wowe hako sheri icara hano nyine uzamura ibironda ariko ntuyicare kinamane kandi nuzaho ntabwo gucana nawe mbona barimo kukurya buri mwanya ariko se arazimazera namumarije ariko uri gukina ute mwana robe ebyiri nyine ariko nturi kunyiba ariko sheri have zimfashe sha umva reka nkubwize ukuri kirajyana uri muramvuna kandi ndabona manu wagira ngo ariko se umva ko twamubetinze washiriwe se byo muste ko n'ugiye kundi ari kumvurira iki haguruka ugenda sigaye nkuremere nyenye kinamane fo shibuka seti ngiyo sha manu warigenje ndakora shibuka seti we bwana se wayikura komeza ubwo bagiye kongera bakurya manu ikari turi kuzikora bebe manu tubireke manu tuzakinira si murongo ye ariko si mane wamubetinze mane wabetinze umusheri ku myako tuzakinira ejo wabetinze ngwino ariko si wemeye kumbetinga none baransi hagurukishwa mva imbere wamaheruwe nawe baransindiye nyine nenye konye wabyemeye nyine n'ubundi nawe wari washinze gashinge nawe nashinze ahubwo ni byose ayiwe manu
uko wicaye hano uri kumwe n'abakobwa ngo ntago ari mano ni ku myako pe wowe se waretse bakambwira no se yose amazina yanjye yose nibyo uko wicaye wowe urapfuye ko zankoni bakubise Yesu ukabona barazibitse uko ari abantu bazifite baziziritse noneho bazizinze bagiye kugukubita umubiri wose urahinduka ibise bamore kise gena urusimbi se baruvumbe bamye ko turi gukina urusimbi je nababwiye ko muri gukina amakarita gusa ntago nababwiye iby'urusimbi ariko wowe izi karita ejo uzaba uzikinira mu irimbi n'abashinzwe umutekano kibara abashinzwe umutekano ntago bagukubita bigeze hari je ndi kukubona wapfuye ishati ndishwa n'iki nyine ndi kukubona ishati isa n'amaraso nose bafite amapiki ibisuka imihoro byose barabifite ko se mwana wambwiye bari kunda babwira ngo ishati urabona yakanzu ya Yesu oya meza ariko wanumvishe reba yakanzu ya Yesu ukuntu bayikasakase gusha bakayikata ngo bayigabane bakora ubufindi shibuka setse wowe baraje bagukubite urapfuye abo bantu bari ariganje ku myako abo bantu bari ukunje nimeze nk'uri kuvugana n'abantu bari bo bakwishe byabaye wapfuye bafite umujinya uyu mutipe nta rwagwa ngo ruvanze n'urumanura uramenye unyura igihugu cyose kiraguhiga akose zibaweho zeba ubundi akantu babetinga amakarita akaza ubona ku myaka nde wamushobora muri karita bari bihenzira nje ndakubwiye ngo igihugu cyose gihaye cyo kwirukanka inyuma unyura nshaka kumyaka uradusiga ugenda kubwiye n'abagushaka ariko ku myaka zigafite nyabingi zimwe zo kumwaduka w'abazungu reba ko wakundi kera bafataga ingano bakazishira mu kigega bakazashaka ibibando binini byo kuza kuzihura nibyo bafite anje kwirebera urupfu rwa kumyaka ntago umuntu yapfa kugenda gutyo gusa ngo kanje kumureba uraba aramwica yapfuye sheri twigende none woye kumyaka waragutindiye kumyaka waragutindiye ndakunda gusubiranya sha inyana y'imbwara kuntu nkennye se sha nta n'udushimba mfite mu nzu nta turayi nta umuvuna mwetu ubu ahantu yerenyaga amafaranga ko kandi ndi kujyanje guhaha kibona ngiye nkufuzishizemo ubwo ni nago ndishuraho na mituweli we ingusha uziko nungu nigite harangaka fata ko bagicucu sana ko amafaranga vuba vuba uri kugererana uzi nibibazo dufite mu nzu ntasoni uraba amafaranga wari urihe igihe umuntu aba yirukanyiye urayama ko amafaranga urayama sana ko amafaranga tuje guhaha gira vuba vuba ni mwebwe se ngo ni mwebwe zana ko amafaranga ndavuze ngo zana ariko se zamura gira vuba siko ikitamenya usibye amakarita gusa dore n'amakarita ibyo bikubajije zana amafaranga umuntu aje kugura n'uturayi hakiri kare ndavuze ngo amafaranga yawe akose amafaranga yawe aho se kijambe yazane makabiri gatatu yazane ukagenekana uzi nibibazo dufite mu nzu ntasoni tubone mfite impungenge za hano ndagukura urayama ahubwo urayama mboje kubwa ntuzaba dufite ibiro bine by'inyama kasi ya ako se urashaka kundira mu mafaranga wowe agaye amafaranga zikawe ayo mafaranga 200 ufite nzi nibifitwa n'umwana wanjye niba ufite se si ibyanjye nibyo wasi gute ko nanjye ratanje agaye gute kandi amafaranga ari yanjye ahubwo imana dore ahantu dukuye igihe twahere tuguhiga wowe gira vuba naretse se narago amafaranga mureke banza njya kwihagarika zana ngabike utagapfusha ubusa ndavuze ngo gira vuba ndakubwiye ngo zana ngo amafaranga nusatse ari ikintu ubonye ndagusatse isaka zana dore usibye amakarita none wayashize he ari nunago amafaranga ugashize he ari he ugashize he umva naguhombera nakubyagize ni mama y'Imana zana ngo amafaranga yawe ndakubwiye ngo zana ngo amafaranga ngabike nimba udashaka urupfu ndagapfusha amafaranga yawe banzu ndekura none nimba udashaka urupfu banzu ndekure amafaranga yawe reka ndekure muze ugiye kubura ifura ugiye kubura ifura yawe kankubwiza ukuri wa mugabo we ugiye kubona umupfu ndakubwiye ngo zana ngo amafaranga nandekure nyine ngo nandekure ngiye nisobanure umva nkubwire rero
muzehe ngiye kukica zana amafaranga ngiye kukica zana amafaranga muticumu komera muyobozi bimeze bite hano muyobozi rwose mfite ibibazo mugiye kwica umuntu kishana kibitsa amafaranga menshi kandi turababaye muyobo hagarara hano umufate neza batamwica niko bimeze bite ko wagufashe nyine ahubwo barafatiye iki ngiye bafatiye iki zana go amafaranga afite iki kibazo nama amafaranga yanjye afite amafaranga naya buretse gato mureke kuvuga mwese ndashaka kumva umuntu muyobo oya niba afite amafaranga y'abandi tanga amafaranga y'abandi nayamenye yetange mereza wowe ufite amafaranga y'uyu mugabo oya kanje gumujyango uyu mwana agufite amafaranga byanjye ufite hanyuma 300 byanjye afite reka mbabwire umuyobozi icyaberaho umuyobozi ntabwo ateza ikibazo ahubwo akemura ikibazo mubwire yishyuye ndashaka kubanza nkamenya amafaranga uyu mwana akurimo yaje ati ntabwo agamurimo ntayafite se ho afite amafaranga kandi afite ibibazo byinshi mu rugo ndashaka kubanza nkumvuye none se amafaranga ngiye muvuga afite nayamwibye umva oya ntabwo ibyo niba wayibye niba utayibye ntabwo tubizi muyobo mbere kugira ngo bikemure nabanze atange amafaranga y'abandi amafaranga urayafite nta n'igiceri amafaranga urayafite wagamajije iki amafaranga urayafite nta n'icumi wayashyize heza wayashyize abakise amafaranga ndamwica n'impamvu wagashize ibyo mutakoze ntari nahagera ntabwo mubikora mpari ndi umuyobozi murabyemera ko ndi umuyobozi w'umudugudu ntabwo amafaranga wagashize muremera ko ndi umuyobozi w'uyu mudugudu umuyobozi ariko uyu mwana akwiriye amafaranga ate rero reka mbatekereze aya mafaranga 300 nyine reka mbatekereze iby'aya mafaranga nyine amfitiye yego njyewe uyu kumyako yasanze aho mba ndimo gukorera akazi kanjye njye buranda umunyamategeko narize kandi umunyamategeko se uko mubizi buretse uko mubizi muzi ko yakoze wimuca mu ijambo oya reka asobanure wimuca mu ijambo ariko atangiye koroshya ngo umunyamategeko murabyemera kandi murabizi neza siba wakintuwe reka twumve ukuri k'uyu mugabo noneho araza arambwira ati wowe ujya ukunda guca imanza z'abantu kandi bikagenda neza ibintu bigacamo uri umwunzi se jewe rega ndi umunyamategeko nubwo ntagikora ariko muzi ikibazo umuhesha w'inkiko none nkora ku giti cyanjye igiti cyawe n'amafaranga se bihuriye he nyine nibyo ndimo kubasobanura ko se mwanteze jewe ikintu cy'amategeko mureke mbanze gisobanure neza nacyo mu cyumba kugira ngo muze guca urubanza muzi banzireke ubu nyine arimo arambeshya ku mategeko reka numve uyu mugabo akantu k'amategeko ariko mukumve yaraje aransanga arambwira ati wowe hari amafaranga harateretse ku isahani yego ari ku meza ari aho ngaho kandi murabizi ko amafaranga ari nk'ibiryo bihiye ibihumbi byo 300 yego araba ati noneho wowe wakwigira umuntu dosiye ya karike pare noneho kugira ngo abashe gutsinda urubanza agahita guha ibihumbi 300 abasha kugira ute gutsinda urubanza noneho ngenda avuga nk'umuntu wize amategeko ngewe ayo mafaranga nayariye se nibiriya bese yarumva noneho rero arambwira ati amafaranga ari ku meza kandi ayo mafaranga nayawe noneho rero nama amafaranga nyine yawe none se icyo gihe nyine akubwira ibyo bintu ayo mafaranga warakoreye none se ntiyambwiye ngo ari ku meza wivunika mu yose wanyana yimba wari ukuntarakana nta n'amafaranga koko wamuhaye akazi niho gakoze yambwiye se ngo ari ku meza amafaranga ariko yambwira gase nyine ngo ari ku meza muyobo reba ukuntu umuntu angana nibyo yagiye mututubikana mwabize ibyuya mutabonye ibyo ngibyo bingana kambabwira kanigendere reka mbabwire muze gavyo hano murike muze musigare mubyigaho muyobo ibyo rero musigare mubyigaho nanjye rwose wa mugabo none se ndabona ukuze akazi namwemereye karapfuye uretse nkubwira ibyo ngiye kwirwanyirukasa imisozi bagenda bavanda umujura namwemerera akazi karapfuye akazi ko kapfuye oya vayo nkwereke akunyereke iki n'ibyo bukomisiyoneri umva yes ni Manudi wanyu cyangwa se Manudi show ubwo ni kuri social media zose ni show pa kuri pa nana barapira man ariko nabyo nkoze so jya kuri YouTube wandikamo Manudi show ugira filime zanjye urebe banga zanjye zose mba nateguye
ni Manudi show cyangwa se nyite mucoma bro.